Tuguhaye ikaze kuri Hospitality TV. Murakoze cyane. Uri umushefu wamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse no muri RCA. Watubwira muri make urugendo rwawe rw'ubushefu rwatangiye rute ugezeho ubu ngubu? Urugendo rwanjye rw'ubushefu imyaka ubu imaze kuba hafi 17. Ndi umushefu, natangiye ndi umwana mutoya, ariko nagize amahirwe yo kugenda nkorana n'abashefu batandukanye, mbona amatraining atandukanye yaba hano mu gihugu no hanze yacyo, ngira amahirwe yo kuzenguruka isi kubera kubw'umwuga. Navuga yuko byinshi nagezeho muri ubu ngubu no kubera umwuga w'ubutetsi. Natangiriye muri hotel, ngenda nzamuka nk'uko inzego zikurikirana nyine mu gikoni, kugeza ubu aho level ya nyuma nagezeho, kuko ubu ngubu ntabwo ndi muri hotel cyane, ariko level ya nyuma nagezeho ni executive sous chef. Aho mperuka mu myaka nk'ine ishize ari executive sous chef muri Sheraton Hotel, aho hari muri Conakry muri West Africa, muri Guinea. Ubwo rero nyuma yaho ubu ndi muri food manufacturing, aho ndi culinary chef n'ubundi, nkaba ndi in charge, nshinzwe igice cya Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Urakoze cyane Chef Rama. Mu Rwanda hambere aha byari bizwi ko umuntu uri mu mwuga w'ubushefu bamwita umuboyi. Ese nkawe bimazemo igihe, uzi iyo byatangire n'aho ugeze, ubona ko umwuga w'ubushefu ari umwuga watunga umuntu? Ni iki wabwira abantu bagifite iyo myumvire yo kumva ko umwuga w'ubushefu ari umwuga uciriritse? Rero niba hari ikintu kinyorohera kugisobanura, wenda ni nk'icyo ngicyo. Buriya ku muntu waba ufite imyumvire yabayeho, ariko muri aka kanya navuga nti ubu turi mu cyo bita revolution cyangwa ihindura amatwara, aho umwuga utunga nyirawo. Igihe ubundi kera bavugaga ngo umuntu wese uteka ngo ni umuboyi. Ariko ubu ahubwo abantu bari kuva mu biro bakaza gukora cya kiboyi bavugaga, kubera yuko baje gusanga nyuma y'imyaka, nyuma y'ibyo umuntu yakoze byose, buriya birangira akeneye kurya kandi akarya neza. Umwuga rero wo guteka muri aka kanya nanashishikariza abantu kuba ari, ubundi ndavuga ngo guteka ni wo mwuga, ibindi ni amahirwe. Kubera yuko harimo amahirwe atandukanye kugereranyije n'aho isi yerekeza, igihugu cyacu aho kiri. Urabona igihugu cyacu ubukerarugendo niyo sector iri kwinjiriza amadovize menshi, kandi abo bantu bose baba baje baba bariye. Nkavuga nti rero ubu muri aka kanya kurya, umwuga wo guteka niwe mwuga ushobora kuba uyoboye indi muri iki gihugu. Nkashishikariza n'ababyeyi, abana, nkababwira nti nimugane umwuga w'ubutetsi, uzaba n'umwuga watunga umuntu, n'umwuga wakubakira abantu. Hano hanze bari kwiga amakaminuza, barishyurira abana amaminerivare bavanye mu mwuga w'ubutetsi. Urakoze cyane Chef Rama. Muri iyi minsi turagenda dutera imbere mu bukerarugendo cyane mu Rwanda, amahoteli arimo aragenda yiyongera. Ese ni iki wabwira ababyeyi, ni iki wabwira abashefu bakizamuka n'abandi bashaka kujya mu mwuga w'ubutetsi? Ikintu nababwira cya mbere ni uko nubwo navuze ngo ni umwuga utunze abawukora, ni umwuga uri mu myuga ihemba neza, ariko nanone ni umwuga usaba kugira discipline, ni umwuga usaba kugira indangagaciro, ethics. Ukamenya yuko ntabwo ari umwuga wo guhungiramo, ntabwo ari umwuga wo gukora nyuma yuko waraye wasinze ukabyuka mu kazi. Urumva ni umwuga uguhuza n'abantu, uguhuza
ni umwuga ufite uko wubatse, ni umwuga ufite byinshi ugomba gufasha abantu, ndetse ni n'umwuga umuntu anyuzamo atangiramo message, kuko niho wo mwuga ushobora kwereka abantu ko barya neza, no mwuga ushobora kwereka abantu ibigezweho mu mirire, abantu ukabazanira inteko zitandukanye zivuye hirya no hino ku isi bitewe na bwa bunyamwuga ufite, iyo na ya creativity. So rero navuga nti umuntu ushaka gukora aka kazi, ikintu cya mbere ni discipline. Turagushimiye cyane Chef Rama kuva utangiye uyu mwuga, n'izihe mbogamizi wahuye nazo kugeza uyu munsi, ni ikihe cyiza wawuboneyemo? Imbogamizi ya mbere ni ukubanza kumva yuko ibyishimo by'abandi bigomba kuguturuka. Mu magambo make, wa mwanya abandi bari kwishima, wowe nk'umushefu uba uri busy, uba uri mu kazi. So icyo kintu cya mbere kwanza ni ukubanza kwihangana yuko icyo cyugomba guhura nacyo, kugira passion, ukagira bwa bunyamwuga, ya passion. Warangiza noneho ukabasha nyine ibyo bintu kubicamo. Kuzasanga abashefu benshi nta weekend bagira, mu gihe iminsi mikuru yabaye bo baba bari mu kazi. So iyo rero ni challenge, kandi ikindi kwakira abakiriya batandukanye, ugasanga abakiriya abantu baba batandukanye. So ibyo zose rero ni challenge umuntu agenda ahura nazo ahanini cyane. So amasaha menshi kugira ngo ibintu byawe bikore neza. Icyiza noneho nabibonyemo nuko mu myaka yose maze, nta wundi mwuga nakora muri aka kanya, nta wundi nakora kubera icyo nakuye muri uyu mwuga, kubera ubuzima bwanjye bwubakiye kuri aka kazi. Ubuzima bwanjye bwubakiye kuri aka kazi, sinateganya no kugahindura. Ikindi, genda umuntu wakuze numva ngomba gutravelinga, noneho ngize amahirwe neza nsanga akazi ndi gukora ni akazi. Nyuma yaho ntabwo nabibonaga mbere, ariko nyuma naje kubona yuko aka kazi kazamfasha mu ndoto zanjye. So kugeza ahubwo muri aka kanya nyine mbona nyine byinshi nifuzaga narabigezeho. So amata yabyaye amavuta. Urakoze cyane. Nk'umushefu w'inararibonye wimazemo igihe, kugira ngo umushefu abe successful muri uyu mwuga, ni izihe nama wamugira ubu aka kanya? Inama ya mbere ni ugukunda akazi. Ya mbere na mbere, by'umwihariko kukigatangira. Amafaranga cyangwa se ubushobozi, icyo winjiza kiraza iyo umaze kugira aho ugera, kiraza nta gushidikanya. So icya kabiri ni ukugira discipline. So discipline ni ingenzi cyane ariko cyane. Icya gatatu, muri discipline harimo ibyiciro. Ubwo ni ukuvuga ngo umuntu aba agomba guha akazi ke agaciro, ntarara amajoro ari mu bintu bidafite 12. Akamenya yuko afite breakfast ni saa 11, akazi kacu gatangira kare. Akamenya yuko yabyutse kare, yiteguye, yageze ku kazi mu masaha yagenwe, nta kibazo afitanye n'umukoresha we, niba yikorera nabyo nuko aba agomba kubyuka hakiri kare. Iyo ni discipline. Noneho ikindi kintu akaba creative, guhanga udushya. Nicyo kintu gikomeye cyane noneho, kuko ntago abantu baba bagomba watetse inkoko, umuntu ntamenyereye yuko uteka inkoko itogosheje gusa, ati tujye kurya inkoko itogosheje kwa kana. Anamenye yuko hari ubundi buryo ushobora gutekamo inkoko burenze 1000. Nyine ukahora uri creative. Ibyo nibyo bintu nagiramo abantu inama. Kandi buri gihe tuba tugomba guhuza ibyo dukora naho turi. Mu magambo make, tukaba ambassadors b'iki gihugu cyacu, tukamenyekanisha igihugu binyuze mu mwuga dukora, bityo tukaba abambasaderi beza b'uru Rwanda, bityo ejo tukazagira u Rwanda twifuza, ndetse ubutetsi budasigaye.
Urakoze cyane Chef Rama ku mwanya uduhaye kugira ngo ugeze ku bakunzi ba Hospitality TV amateka yawe n'urugendo rwawe mu mwuga w'ubushefu. Turagushimiye cyane. Niba hari ikindi wageza ku badukurikiye waba usigaranye nk'ubutumwa wabagezaho ubundi tugasoza. So ubutumwa nageza ku bantu nuko twebwe nk'abatetsi mu Rwanda, njyewe nk'umwe mu bamambure ba Rwanda Chefs Alliance, anashishikarizaga yuko hari abana baba bari ahantu hatandukanye mu gihugu wenda bataramenya ayo makuru yuko hari Alliance y'abashefu mu Rwanda, kuba bayijoyininga. Ikindi no kuba baba banyuze chef undi uwo ari we wese, bityo tugahuza imbaraga tukubaka umwuga, tukubaka ejo heza twifuza nk'abanyarwanda. Murakoze cyane. Turagushimiye Chef Rama, tubashimiye kuba mudukurikira abakunzi ba Hospitality TV, naho mu kiganiro cy'ubutaha. Ciao ciao.